Hello guys, nongeye kubasuhuza, nongeye kubaha ikaze kuri iyi channel. Murabizi rero tuba tugeze muri wa mwanya wo kwerekana ama VPN cyangwa ama app atanga data z'ubuntu ku masimukadi yose. Abantu rero bakomeje kumbwira ngo nzaze mbakorera ama app, njye mbashakira ama app atanga data ku masimukadi yose. Ubu ngubu rero nibyo ndaza mbakorera, n'iyi ngiyi nshyashya nazanye iri gukora ahantu hose, iri gukora ku masimukadi yose, yaba Airtel, yaba Tigo, yaba na MTN, byose biri gukoraho. Ubu rero ndaza mbakorera ndaza mbashakira ama application akora ku masimukadi yose, kugira ngo n'umuntu udafite simukadi akoresha indi. Ubu noneho tugiye gutangira mbereka iyo application mbazaniye guys. Ni application iri gukora neza. Hari abantu bagenda bambwira ngo aya ma app mba ndi kubabereka cyangwa atanga data z'ubuntu ngo nagakora. Ndabamenyesha yuko ugiye ureba video yanjye yose ukayirangiza ukareba neza ukuntu nagiye mbikora, ama application arakora kandi akora simukadi yawe itariho mega cyangwa data. Wowe ufungura data zonyine ariko itariho mega, simukadi yawe zitariho mega ariko ugafungura data zonyine. Rero abantu mugenda mumbwira ngo ntago bikora, mujye munyandikira. Namba zanjye mba nazisize aho ngaho hasi mu busobanuro, mujye muzifata munyandikire mbereke uburyo bikorwa. Ubu noneho tugiye gutangira. Uraza kamanze mbikuremo byose kugira ngo mubanze murebe inzira zose munyuramo. Muraza ngaha kuri Play Store. Play Store murayizi, iyi ngiyi ni application ukuraho izindi application. Dore ngiyi bayita Play Store. Noneho urayikandaho, numara kuyikandaho uze hano muri search murahazi, wandikemo Pro. Mwayibonye ko itizana hano hejuru. Ni application izwi ariko ikaba itamaze igihe kinini, ariko nyine irazwi. Ni application rwose iri kubikora muri iyi minsi, iri gutanga amadata y'ubuntu igice cy'umunsi cyangwa umunsi wose. Biterwa nyine na mega baba bagiye bashyiramo uwo munsi. Ni ukuvuga ngo uraza uyikandeho, noneho nuyikandaho, dore ngiyi hano hasi, dore ngiyi application, dore ngiyi. Iyi niyo application uza gushyira muri phone yawe. Ni iyi ngiyi, nta yindi. Uyikandeho, numara kuyikandaho murabona ko ngewe nyifite muri phone. Murabona ko ngewe nayemeje muri phone yanjye, ndayifite, ndayikoresha. Niyo mpamvu mba mbakoreye iyi video. Narabanjije kuyikoresha kugira ngo ndebe nimba ikora neza koko cyangwa babeshya. Dore ngiyi rero uraza ukanda hano kuri open. Ukimara nyine gukora uninstall, ukimara nyine kuyigira kuyikurura, uraza ukande kuri open. Noneho bahita bakwereka rero ibi bintu. Noneho urahita ukanda aha ngaha kuri allow, akanga kambere, kugira ngo bajye baguha notification yuko wenda bashyizemo data cyangwa itari gukora, cyangwa wenda bakoze nka update, bahita baguha ubutumwa. Urahita ukanda kuri allow hano hejuru, wakande, bahita bakuzana n'ibi ngibi, ukande akanka nyine. Urakanda nyine aha ngaha, noneho wakande, nuwakanda bahita bakuzana aha ngaha. Aha ngaha naho ukande kuri no, urakanda kuri no. Nukanda kuri no birahita byose bivamo. Noneho application yawe uyinjiremo gutya. Dore ubu ngubu side tugezemo ni iyi ngiyi. Iyi side niyo y'akamaro muri iyi application. Iyi side niyo tugiye kureberamo ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ubu noneho ntabwo iyi side uko uyibona gutya ntabwo igoye. Ni side ukandaho ahantu hamwe gusa, application yawe igahita iba active, igatangira gukora, ugatangira gukoresha data zirimo. Ni ukuvuga ngo iyi app uburyo ki, ahantu ubanza kwitaho hambere, ubundi nta nubwo, dore iyo ukanze hano kuri start aha ngaha, ibi ni ibintu nyine. Aha niho ugenda ureba amamega ari kuzamuka n'amamega ari kugabanyuka. Aha ngaha handitse senti, aha ngaha handitse senti,
ahangaha ugenda ureba amamega ari kugenda cyangwa amamega nyine ari kugabanyuka. Noneho ahangaha ugenda ureba received, ugenda ureba amamega asigaye. Yes, ahangaha nibyo ugenda ureba. Ahangaha ubundi muri app sinzi wenda bagenda bahinduranya mega, hari igihe bashyiramo nka mega 1000 cyangwa bagashyiramo mega 2000 cyangwa bagashyiramo mega 500 biterwa na mega bashizemo ku munsi, ariko ku munsi ntabwo bashyiramo mega zingana. Oya, bagenda bazongera bazigabanya, ariko icyiza iyi app ku muntu wenda nka gutya uba ukoresha mega zigashira, ushobora kukwitabaza iyi app ikagufasha. Wenda uri nko kwandika message, ushaka kureba video runaka, ushaka kureba ibindi bintu, iyi app yagufasha pe. Reba noneho ahangaha itse kuri option, ahangaha iyo uhakanze ahangaha nyine bakuzana settings z'iyi app. Aha niho hari settings zose, izi settings zose urazireka. Izi ngizi zose wazireka, nta kintu uba ugomba guhindura. Ahangaha hirya naho aha ni ahantu nyine bakwereka buri uko winjiye, buri uko winjiye app iri ahangaha, buri uko winjiye ahangaha hahitaza ubutumwa nyine ko winjiye. Ibi nibyo baba bakwereka. Noneho ahangaha tugaruka ahangaha kuri home. Noneho ikintu cya mbere ubanza kureba, hari n'akandi nari nibagiwe, akangaka handitse free access cyangwa upgrade now. Ahangaha ni ukugura, aha ni ukugura nyine, ahangaha ni ukugura. Iyo uguze ahangaha urabona ko bari kwaka iminsi 7, bari kwaka $9. Ahangaha hasi basic bari kwaka $4 mu minsi 5. Ariko ibi ngibi nyine impamvu baba bikwereka ibi ngibi, iyo uyiguze ntago app igihagarara nyine mu minsi 7, irakomeza igakora paka. Ariko urabona ko ibi ngibi utabyitaho, ibi ngibi biterwa no kuyikoresha nyine utaguze, kuko iyo uyikoresha utaguze ishaka nko gukora igice cy'umunsi. Ibi nibyo byiza rero, ibi ngibi ushatse ntago wagura, kuko kugura ntago biba byizewe neza, hajya amafaranga yatakara cyangwa agahomba. Dusubire inyuma. Noneho ikintu rero ugiye kwita ukandaho ibintu byose, ubundi iyi app ukimara kuyinjiramo yo itayikorera update, igahita ibona ahantu wowe uri, igahita ibona byose nyine ku buryo ukanda ahantu hamwe. Murabona ko ntacyo kimwe twahinduye kugeza twinjiye muri iyi app, usibye handi twagiye nyine twemeza notification n'ibindi bintu. Urahita ukanda hano kuri start byonyine ni ukanda, nta handi hantu. Uragenda ubona ubu effect nyine buri kugenda bwibara. Tugiye gukanda kuri start. Ukimara gukanda kuri start urabona ahangaha handitse p, biri kugenda biri kwirodinga. Utegereze ko biri kwirodinga, utegereze. Bahita bakuzana muri ibi bintu ihita ubikuramo. Murabona ko yabaye connected. Ukimara ubundi ukanda kuri start bita byirodinga, bikirodinga. Noneho iyo birangije, iyo bigiye nyine gukora connected, bahita bakujyana ahantu muri website ugahita ubikuramo, nka kuri byari bigenze kuri njyewe. Murabona ko zanabikuyemo. Rero guys, murabona ko yabaye connected. Kugira ngo mbibereke, ngubu kuri simcard yanjye nta mega ziriho. Kanze wenda mbibereke kuri simcard yanjye, nta mega ziriho. Dore ngewe ndi gukoresha MTN, kuri simcard yanjye nta mega ziriho. Guys, murabibona iyi simcard yanjye nta mega ziriho, nta na balance iriho, hariho 0. Murabona ahangaha handitse ihereze loan. Ibi ngibi aya mafaranga bayashyira ku muntu wese. Aya ngaya ni kwa kundi ujya kuguza, aya mafaranga basigaye bayashyira ahangaha kuri MTN, isigaye yashyira ahangaha. Ahangaha ntago abakora, ntago ari aya nyayo. Ndagira ngo umuntu wese arabizi ko aya mafaranga ari ayo uba waragujije MTN nk'amayinite, yo iyashyira ahangaha. Murabona ko kandi izi data nazifungure kuri MTN, nta mafaranga cyangwa mega nta nimwe ziriho. Ariko murabona ko app yakunze. Kugira ngo umenye ko app iri connected, hano hejuru urabona akantu ka p. Ahangaha kanze nkabereke, hano hejuru urabona akantu ka p. Ahangaha hano hejuru muri kubona akantu ka p kariho p, muri kukabona. Kariya rero iba ikwereka ko ari connected. Iriya aba ari logo ya app. Murabona app dore ngiyi,
app dore ngiyi, murabona ko ari logo yayo nyine iba yageze hariya hejuru. App dore ngiyi murabona ko ari logo yayo iba yageze hariya hejuru ya P. Bivuze ko rero app iri gukora. Kugira ngo mbibereke ngiye guhita njya kuri YouTube murebe ko amavideo atari kugaragara. Tujye kuri YouTube dutegereze turebe amavideo. Guys, murabona ko kugira none ubone ko app yakoze, bakunda gushyiraho ubuntu bwa notification nk'ahantu nyine uba ugiye nko kureba amavideo. Murabona ko reba nk'iyi ngiyi nako ads, ni ads. Ubu ads bukunda kuza nyine akenshi na kenshi VPN iyo iri gukora haza ama ads. Dore ngaya ama ads mba ndi kuvuga, dore ngaya bagenda bakwereka ubuntu bw'ubutangazo cyane cyane iyo app ikora. Ibyo ngibyo rero ku bantu batari babizi nabyo mu byumve. Iyo app ikora bagenda bakwereka ubutangazo. Mwabubonye ubutangazo, dore ngubu ubutangazo murabuzi, kandi murabizi ko kuri YouTube iyo ukoresha mega zisanzwe nta matangazo bajya bakwereka, ariko iyo ukoresha VPN barayakwereka. Guys, VPN irakunda. Dore ngaya amatangazo aracyaza. Reka wenda kiremo nk'iyi ndirimbo murebe ko guys barabanza bagakwereka aka ads kavamo ugahita ubona video. App rwose irakora, mugende muyigerageze abantu. Reka babanze ubu ads buvemo. Ubu ads ntabwo bujye butinda. None niyuvamo murabona ko indirimbo yacu iyisigamo. Murabona guys, ibi bintu birakora, mugende mubigerageze. Kandi abantu mufite abantu mushaka gusobanuza cyangwa mufite ibindi bibazo, nimero zanjye murazikura aho ngaho mu busobanuro. Niho hantu mukura video zanjye, nako niho hantu mukura nimero yanjye. Wenda ushaka nko kunsobanuza ikintu runaka, nimero yanjye urayisangamo mwaho. Ndabibutsa rero gukora subscribe, like na comment kugira ngo mutazacikwa indi video y'ubutaha. Murakoze rero.